stable. Dirty dancing on top of the table. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba DHS TV, the debate for health success. Twongeye kubashimira kandi abakomeza kudukurikira kuri channel yacu ya YouTube ariyo DHS TV. Tubibutsa ko mugomba gukora subscribe, mukanasharinga videos tuba twabagejejeho, kuko ari videos zigamije gufasha guteza imbere ubuzima mu gihugu ndetse no ku isi hose. Turongera gushimira kandi abakurikirana Facebook page yacu ariyo Debate for Health Success. Nawe ushobora kwandika muri search ya Facebook yawe, ukandikamo Debate for Health Success, ugahita ubona page yacu, ugakanda kuri like, ukajya ubona amakuru menshi tukugezaho, ndetse ukaba wanagira icyo dusaba ko twazagutegurira kukugezaho. Ni muri urwo rwego rero inshuti yacu idukurikira cyane yatugejejeho igitekerezo atubwira iti, nkunda inama zanyu mutugira ku buzima, ndifuza yuko mwazadusobanurira bimwe mu bintu bitera umudamu kuva igihe atwite. Uyu munsi rero twahisemo gusubiza uwo mukunzi wacu. Tugiye kuganira ku ngingo igira iti, kuva igihe umudamu atwite. Ni karibu mu kiganiro cyacu. Ubusanzwe umudamu cyangwa se umukobwa uri mu gihe cy'ubwangavu ashobora kuva cyangwa se kubona amaraso buri kwezi igihe agiye mu mihango. Ibyo byo biramenyerewe ku bari ndetse n'abategarugori ko ari ibisanzwe, ariko bikaba ikibazo igihe umugore abonye avuye kandi atwite, kuko ubusanzwe bivuze ko iyo utwite nta mihango wongera kubona. Bivuze ngo iyo uvuye kiba ari ikindi kibazo, ndetse uba usabwa guhita wihutira kujya kwa muganga. Reka rero tukubwire umuzingo bimwe mu bishobora gutuma umudamu ava igihe atwite. Icya mbere, hari icyitwa abortion cyangwa se avortement mu rurimi rw'igifaransa. Tugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvamo kw'inda. Ibyo biba cyane munsi y'ibyumweru 22 umudamu atwite. Icyo gihe uzabibwirwa no kubona uri kubabara mu nda. Ibyo bishobora guturuka kuba waba ufite uburwayi mu myanya myibarukiro yawe, ama infection, ibibyimba se, ndetse n'ibindi bitaziwe inkomoko. Dore ikintu cya kabiri gishobora gutera umudamu kuva mu gihe atwite, hari icyitwa ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy ugenekereje mu kinyarwanda ni igihe umudamu yatwise ariko umwana atwite ntajye muri nyababyeyi nk'aho yagombaga kujya, ahubwo akajya hanze ya nyababyeyi. Ikindi nanone gishobora gutuma umudamu ava atwite, hari icyo twita mu kinyarwanda ihuri cyangwa se molar pregnancy. Icyo nacyo gishobora gutuma umudamu ava. Dore ikindi nanone gishobora gutuma umudamu ava, ariko icyo gihe ni mu gihembwe cyegeyeho, byibuze hejuru y'ibyumweru 22. Bishobora guterwa n'icyo twita placenta previa. Placenta previa ni cya gihe ingobyi y'umwana iba yaje munsi, iba yatanze umwana ikajya munsi y'umwana. Icyo gihe nabwo bishobora gutuma umudamu ava.
ikindi gishobora gutera umudamu kuva harimo icyitwa placenta abruption. Placenta abruption yo ni cya gihe ingobyi y'umwana yiyomora aho ifashe kuri nyababyeyi mbere y'uko umwana avuka, kuko ubusanzwe umwana arabanza akavuka, yamara gusohoka ingobyi nayo ikaza nyuma ikurikiye. Dore ikindi nanone gishobora gutuma umudamu ava mu gihe inda igeze mu gihe kiri hafi yo kuvuka, icyo bita uterine rupture cyangwa se guturika k'umura. Ibi ngibi akenshi bikunda guterwa no kuba umudamu amaze igihe gito abazwe, ndavuga abazwa abyara, bishobora gutuma umura we uturika. Ibi nabyo bigaragazwa no kuva cyane by'ako kanya bikigufata, ndetse ibise bigahita bihagarara ukanababara ku nda ukozeho. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Ibi byose rero ni ibintu bishyira ubuzima bw'umudamu mu kaga, yewe ndetse n'umwana atwite. Bityo rero igihe uzaba utwite ukabona ikimenyetso cyo kuva, uzamenye ko ari ikimenyetso mpuruza gikomeye cyane udakwiye kwirengagiza, waba uri kuva gakeya cyangwa ari cyane. Uzahite wihutira kujya kwa muganga ubasobanurire ibikubayeho, maze bagufashe barebe ko barengera ubuzima bw'umwana wawe, yewe ndetse nawe ubwawe. Turagushimiye kuba wakurikiye iki kiganiro cyacu, tukurarikira n'ibindi biganiro bikurikira. Ngaho kanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo DHS TV, ndetse ujye kuri Facebook page yacu ariyo Debate for Health Success, ukande kuri like, ukomeze dukurikirane, duhane ibitekerezo, twubake igihugu cyacu, twubake isi yacu izira uburwayi. Let's debate and improve health. Debate for health success. Thank you.